dore ahantu 10 ukwiriye guceceka ugafunga umunwa wawe ukirinda kugira ijambo wasohora mu kanwa kawe. Buriya buri uko ubumbuye umunwa uvuga uba ugiye kubwira abantu uwo uriwe, uba ugiye gutembereza abantu mu bitekerezo byawe. Hari ahantu uba ugomba kumenya kuvuga, hari naho uba ugomba kwirinda kuvuga. Wanavuga ukamenya ibyo ugomba kuvuga, ukamenya n'uburyo ki ubivugamo. Umunyarwanda aravuga ngo mbwira abo mugendana mubwire uwo uriwe. Muri make nembereza mu bitekerezo byawe mpite menya uwo uriwe n'icyo ugamije. Akongera akavuga ngo nyirikarimi kabi yatanze umurozi gupfa. Akongera akavuga ngo akarenze umunwa karushya ihamagara. Iyo ni imigani twese tugiye tuzi n'igisobanuye. Uyu munsi rero reka nkwereke ahantu ugomba gufunga umunwa wawe bikakugendekera neza. Nzakwereka ahantu henshi uzagera bikagusaba kuvuga kugira ngo ugire icyo ubona, kugira ngo ugire impinduka mu buzima bwawe zibaho bitewe n'uko wavuze n'uburyo ki witwayemo. Ariko kuri uyu munsi ngiye kukwereka ahantu noneho ugomba guceceka kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, ahantu ugomba guceceka kugira ngo inshuti zawe uzigumane, ahantu ugomba guceceka kugira ngo abantu ntihagire n'umwe ukwikomamo umwikoma. Muri ino video rero tugiye kureba ahantu 10 ugomba guceceka, gusa hambere hari buze ku mwanya wa nyuma niho h'ingenzi, niho h'ingirakamaro, hazagufasha muri buno buzima tubayemo bwa buri munsi. Ikiganiro bacyita imibanire n'abandi gitambuka kuri PD Media. Kanda subscribe wowe utarakanda subscribe, liking ino video, tuzajye tubana muri video za buri munsi zijyanye no guhindura imitekerereze ya muntu, psychology no guchanginga attitude. Ahantu 10 ugomba guceceka ugafunga umunwa ntugire irindi jambo uvuga ni muri cya gihe umuntu ari kukubwira uko yiyumva. Cyagiye umuntu ari kukubwira uko yiyumva, ari kukubwira amarangamutima ye, ari kukuganiriza noneho kumva ageze ku byiyumviro bye, aho ngaho uba ugomba kwita uceceka ukumva ikintu ashaka kukubwira. Muri cya gihe umuntu ari kukubwira uko yiyumva, ashobora kuba abikubwiye arakaye cyangwa se ari kubivuga yishimye, ariko wumva atangiye kukubwira ibyiyumviro bye. Aho ngaho uba ugomba guceceka, ntiwongere kugira irindi jambo usohora, ukabanza kumwumva ikintu ari gushaka kukubwira, kubanza kumva imbamutima ziwe. Icyo gihe rero iyo ushatse kugira ibintu uvuga, ushatse kumuvugiramo, ushaka kugira ibindi uvuga yari arimo arakubwira imbamutima ze, kuri ubu umubangamiye, ikindi uba umweretse ko utamwitayeho, nta kindi kintu yazongera kukubwira. Ni urugero nkawe ufite ibintu byinshi ushaka kubwira umuntu, amarangamutima yawe, imbamutima zawe zose, umuntu wamwegera, watangira kubimuganiriza, ukumva nawe arimo arazamura amagambo akubwira ibindi, ukumva aho ngaho aba ari kugenda agukura muri modo, ushobora kwisanga nta n'inshuti n'imwe usigaranye. Mu gihe rero umuntu ari kukubwira imbamutima ze, ugomba guceceka ugafunga umunwa, ukabasha kumva ibyo ashaka kukubwira, ukamutega amatwi yombi. Icyo gihe umuntu arakubaha, akagukunda, kabone niyo yagize ikibazo niwe muntu ahita yihutira kuza kukibwira, kuko abizi ko umutega amatwi, kuko abizi ko umwumva, kuko abizi ko ikibazo cye cyose ucyumva, kabone niyo nta kintu wagikoraho. Igihe rero umuntu ari kukubwira imbamutima ze, uba ugomba kumutega amatwi, aho ugaceceka ukamutega amatwi. Icyo ni kiri ku mwanya wa 10, twahereye inyuma tuza imbere. Ikiza ku mwanya wa mbere nicyo cy'ingenzi kizagufasha muri buno buzima. Icyenda uba ugomba guceceka ugafunga umunwa ni muri cya gihe ugeze ku bantu barimo baraganira, bashobora kuba ari 2 ari 3, ariko ari abantu bari kwiganira ubwabo. Ukibageraho uba ugomba guceceka ukabanza ukumva ikiganiro bari kuganiraho. Hari abantu benshi bakunda kuza
bahita biterera mu biganiro by'abandi, ugasanga nk'abandi barimo baraganira, nawe ukahita ufatira aho bari bageze, ukahita utangira kuvuga, ntuzi ibyo bavugagaho, ntuzi uko byatangiye, ntuzi uko byagenze, nawe ukahita ufatiraho. Icyo gihe abo bantu icya mbere uba ubabangamiye, icya kabiri baba bakubona nk'umuntu utari serious, icya gatatu ntago bakwishimira. Utangira kubona abantu bagenda bagucikaho gake gake kubera ko witerera mu bintu byose utazi nuko byagenze. Nugera ku bantu rero bari kwiganirira hari babiri, icyo gihe uba usabwa guceceka, ukabanza ukumva ikiganiro uko kimeze, ukamenya uko byatangiye, ukamenya aho bigeze paka ugeze ku munota nabo bagezeho. Icyo gihe rero nugera ku bantu bari kwiganirira, icyiza wakora ni uguceceka. Nabo bahita babona ko uri umuntu uri seriye, bagatangira baba bashaka ko mujyana mu kiganiro, bakakwinjiza mu kiganiro cy'uko byagenze, uko byatangiye, utahise ubyidumbukiza ngo ubyitereremo. Ntusagera ku bantu bari kwiganirira rero ari babiri, icyo usabwa ni ukuba wakicecekera. Aho ugomba guceceka noneho ugafunga umunwa cyane kurushaho, muri cya gihe none usanze izo nshuti noneho uburyo ziri kuganiramo ziri gutongana, zirimo gushwana, aho ngaho uba ugomba naho guceceka, ukabanza ukamenya neza, ukamenya uko birimeze, uko byatangiye, uko muri make uri kumva icyo nshaka kukubwira. Mu gihe usanze abantu bari kuganira, bari kugira ibyo bavuganaho, baba bari kubyumvikanaho cyangwa batabyumvikanaho, aho ngaho usabwa guceceka, bo bakaba ari bo bakwinjiriza mu kiganiro. Nuza widumbukiza uhita ujya mu kiganiro cyabo, umenye ko izo nshuti nazo zikuvuyeho bitewe n'imyitwarire yawe. Ahantu ha munani uba ugomba guceceka ugafunga umunwa wawe, ni muri cya gihe urimo uravuga ukabona bari kukuvugiramo. Ni urugero, uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se n'ahandi hantu waba urimo urashaka kuvuga, waba urimo uravuga ukabona bari kukuvugiramo udasoje, watangira kugira ikintu uvuga ukabona bari kugenda bakuvugiramo, bishatse kuvuga ko badashaka kukumva, nta kintu kikuvaho na kimwe bari gushaka kumva. Icyo gihe rero bibaye byiza ubibonye, iyo geste uyibonye, wahita utangira kwicecekera, kuko nukomeza kuvuga cyane birarangira uhasebeye, birarangira uhasuzugurikiye, birarangira bagufashe nk'umuntu uciriritse, bazajya bakubona nka wa muntu wacitse amazi, wa muntu abantu bose babona bakabona yacitse amazi. Wowe nubona rero utangiye kujya uvuga ukabona bari kukuvugiramo, uri kuvuga ibyo uvuga nibatuma bisoza, icyo gihe tangira wicecekere, ufunge umunwa wawe, ntiwongere kugira ikintu na kimwe uvuga. Niwongera kugira ikindi kintu uvuga ukaguma guhatiriza kugira ngo uvuge, baratangira abo bantu kuguca amazi. Bibaye byiza wakicecekera ukimara kubona ibyo ngibyo, birakurinda ku giti cyawe kuba abantu bagusuzugura. Ikindi, respect yawe urayigumana, ariko nugumya guhatiriza ngo uvuge, birarangira utaye agaciro muri abo bantu. Nuzabura ahantu rero ukabona abantu bari kukuvugiramo, bishatse gusobanura ko nta kintu bakeneye kumva cyawe. Bibaye byiza wakicecekera. Ahantu ha karindwi rero ugomba guceceka ugafunga umunwa wawe, ni muri cya gihe wishimye cyangwa se urakaye. Cya gihe wishimye cyane, ibyishimo byinshi cyane, cyangwa se cya gihe warakaye cyane. Abo hantu habiri hombi abantu bahakunda kuhatakariza agaciro, bakunda kuhavugira ibintu batazigera babasha kuba bagarura mu buzima bwabo, bakunda kuhagaragariza amarangamutima yabo yose. Rero wowe urasabwa muri iki gihe, mu gihe urakaye cyane, urasabwa kwita ufunga umunwa wawe. Cyangwa se muri cya gihe wishimye cyane, ibyishimo byabaye byinshi, biragusaba gufunga umunwa wawe, hato utaza kwisanga wavuze ibintu utazabasha gukora. Hari abantu bajya nko mu kabari, yanywa yasinda yakishima, ukumva atangiye gutanga amafaranga, atangiye gutanga inka, atangiye gutanga amasambu, atangiye gutanga kubera iki? Kubera bya byishimo. Ibyishimo byaza gushira ugasanga
harimo aricuza, harimo atabasha kugarura amagambo yavuze, cyangwa se ugasanga umuntu baramurakaje, ararakaye cyane, ahise avuga amagambo mabi, aratukanye, ariyandagaje kubera uburakari, avuze ibintu bidahesheje Imana agaciro, atangiye kwinjira mu bintu bitari byiza cyane bitewe n'uburakari bitewe mu by'ukuri ntago nawe ari we, ahubwo ni uburakari buri gutuma yiyinjiramo indani akerekana uwo ari we. Kwa kundi uba uvuga cyane, kwa kundi usohora wasama uvuga, niko uba urimo urereka abantu uwo uri we, niko uba urimo urasogongeza ku bantu ibikuri mu mutima. Mu gihe urakaye cyane rero uba usabwa guhita ufunga umunwa wawe, no muri cya gihe wishimye cyane uba usabwe gufunga umunwa wawe. Ahantu ha gatandatu uba ugomba guceceka ni cya gihe urimo kwitekerezaho, cya gihe uri kwiyinjiramo indani, cya gihe urimo kwiganiriza ku giti cyawe, abantu benshi babyita kumedita, cya gihe urimo kwiyinjiramo cyane, urimo kwitekerezaho, urimo kwisobanurira uwo uri we. Muri icyo gihe biba bigusaba guceceka cyane, kuko iyo uri kwiyinjiramo uba hari ibintu byinshi uri kuvumbura kuri wowe, haba hari ibintu byinshi uri kugenda ubona utabasha kubona wabivangitiranyije no kuvuga uri kwitekerezaho, uri no mu bindi. Muri cya gihe urimo uramedita, ku bantu benshi bajya bareba filimi z'ababudisite ziriya kwa kundi baba medita, biba bigusaba kugira ngo wikonsantere, utuze, witekerezeho, nta kindi kintu uri gutekereza, nta kindi kintu uri kuvuga. Muri icyo gihe rero uri kumedita, muri wowe uba uvumbura ibintu byinshi, muri wowe uba urimo urabona ibyinshi byo wakagombye gukora, uba urimo uriganiriza ubwawe, ukareba ahantu wafeirinze, ukareba ahantu ku bantu bakunze kwitekerezaho cyane, cyangwa ku bantu bakunze kwiyinjiramo cyane, ibi barabizi. Mu gihe rero utangiye kwiyinjiramo, utangiye kwiganiriza ku giti cyawe, naho biragusaba guceceka kugira ngo ubashe kwivumbura no kuyinjiramo indani. Gusa ariko hano inama nakugira ntoya, ku bantu bakunze kwitekerezaho cyane, bakamedita cyane, ntabwo bikunze kubagendekera neza, kuko abantu benshi bakunze kwiyahura niba abantu baba bakunze kwiyinjiramo cyane, bakitekerezaho cyane, bagatekereza, bakagera kure mu bitekerezo, hahandi usanga yitakarije icyizere cy'ubuzima, hahandi usanga abona ko nta kundi kubaho guhari, hahandi ahita atangira kugenda abona n'ibintu bidahari, bikarangira yiyahuye. Ku bantu mukunze kwiyinjiramo rero si byiza kubikora cyane, nubwo nabyo biba ari ngombwa kugira ngo witekerezeho, ariko si byiza kwitekerezaho cyane ngo ugere kuri level yo kuba wakigirira nabi. Ahantu ha gatanu ukwiye guceceka ugafunga umunwa wawe ni muri cya gihe udafite amakuru yizewe, cyangwa se amakuru wahagararaho. Hari abantu benshi bakunze gutangaza amakuru, ariko ayo makuru batangaza ugasanga ni ibihuha, ibintu bari kugenda babwira abantu ugasanga nawe yabibwiwe cyangwa ntiyigeze abibona, ni ibintu ari gupfa kugenda ahimba, ugasanga ibyo bintu bije kumugezayo, ugasanga ibyo bintu ntago bimugendekeye neza. Ahangaha rero hagize umuntu ukubaza ikintu udafitiye amakuru runaka, icyo usabwa wowe ni uguceceka, ukubajije nawe arisubiza. Mu gihe ufite nta makuru ahagije ufite ku kintu, mu gihe nta bumenyi buhagije ugifiteho, cyangwa se nta kindi kintu kirenze ubiziho, icyo gihe igisubizo cyiza ni ukwicecekera. Uzirinde kuba wavuga ikintu udafitiye ubuhamya, uzirinde kuba wavuga ikintu utabonye, uzirinde kuba wavuga ikintu utazi. Igisubizo cyiza wowe uzajya utanga kizajya kiba kwicecekera, nicyo gisubizo cyiza kuruta uko wavuga ibintu utazi, kuruta uko wavuga ibintu utahagararaho, kuruta uko wavuga ibintu utabonye, kuruta uko wavuga ibintu utasubiramo. Ahantu ha kane uba ugomba guceceka ugafunga umunwa wawe ni hahantu ugeze ahantu bavuga imyemerere itandukanye n'imyemerere yawe.
ahantu bavuga imyemerere itandukanye n'imyemerere yawe. Ushobora kuba ari imyemerere yo gusenga, ugasanga wenda uri umurokore ugeze ahantu bari kuvuga iby'abasilamu, aho ngaho biba bigusaba kwicecekera. Icya mbere ni uko mwese muba musenga Imana, kandi musenga Imana imwe yo mu ijuru, kabone n'iyo bamwe baba babikora ari bizinesi, pfa kuba nta muntu n'umwe bashora mu bibi, nta muntu n'umwe babwira ngo ajye gukora ibyaha, nta muntu n'umwe babwira ngo ajye kwiyahuza inzoga, nta muntu n'umwe babwira ngo ajye gukora ibyaha, ahubwo bamwereka umurongo w'ibyiza, bakamwereka iby'Imana ikunda, yaba umusilamu, yaba imyemerere iyo ari yo yose. Aho ngaho nugera ahantu rero ukumva bari kubishwanira, ukumva bari kubivugaho, ukumva bari kuvuga imyemerere itandukanye n'iyawe, icyaba cyiza wowe wakicecekera, ukamenya ko mwese icyo musenga ari Imana imwe. Urwo ni urugero nari nanze. Nawe ku giti cyawe nugera ahantu ugasanga barifitiye imyemerere itandukanye n'iyawe. Natanze urugero ku myemerere yo gusenga, ariko hashobora kuba hari n'indi myemerere ukumva abantu ni muri kubyumva kimwe, ntabwo ukumva imyemerere bari kuvuga itandukanye n'iyawe. Igisubizo cyiza kuri wowe ni ukwicecekera. Naho ngaho icyaba cyiza ni uko wakicecekera, nibyo byaguhesha amahoro, nibyo byatuma wigumira mu mahoro yawe. Icyo usabwa rero mu gihe ugeze ahantu bafite imyemerere itandukanye n'iyawe, urasabwa kwicecekera ugafunga umunwa wawe. Ahandi hantu ha gatatu uba ugomba guceceka, uba ugomba gufunga umunwa wawe, ni muri cya gihe umuntu atangiye kugutuka cyangwa se atangiye kuvuga amagambo agukomeretsa. Muri icyo gihe biba bigusaba gufunga umunwa wawe, uba umutsinze igitego cy'umutwe, uba umurushije ubwenge bwinshi cyane. Cya gihe umuntu atangiye kuba yagutuka, cya gihe umuntu atangiye kuba yagusesereza, hari igihe ashobora kuba ari kubikora kugira ngo akurakaze murwane, hari igihe ashobora kuba ari kubikora hari ikindi kintu ashaka ko kikuvamo, hari igihe ashobora kuba ari kubikora ari urwango n'ibindi. Wowe igisubizo cyiza wamuhereza kandi cyiza kikamunyura ni guhita wifungira umunwa wawe. Aho ntabwo uba ugaragaye nk'umunyantege nke, ntabwo uba uciriritse, ntabwo uba ucitse amazi, ahubwo wa wundi uba utangiye gutuma yivamo, uba utangiye gutuma yiyinjiramo akavuga uwo ari we. Nubona umuntu rero atangiye kurakara, atangiye kugutuka, atangiye kugukomeretsa, icyo usabwa no guhita ufunga umunwa wawe kugira ngo ube utandukanye nawe. Icyo gihe rero iyo situation ubona uyigezemo, uzafunga umunwa wawe, nizeye ko bizagenda neza, nta kibazo kizigera kibaho hagati yawe n'uwo muntu, kandi uzaba ubyitwayemo kigabo. Ahantu ha kabiri hasatira ahambere ho uba ugomba guceceka. Ahantu ha kabiri ni muri cya gihe uri mu masengesho. Cya gihe uri mu masengesho biba bigusaba kugira ngo wegere Imana yawe ukoresheje umutima wawe, ukoresheje ubwenge bwawe, ukoresheje roho yawe. Biba bigusaba kujya wegerane n'Imana, biba bigusaba kugira ngo usenge wiyegereje Imana. Ikintu bigusaba rero wowe, biragusaba kwicecekera, ukabumba umunwa wawe, ukegerana n'Imana, ukaganira n'Imana ukoresheje ibitekerezo, ukoresheje roho yawe, ukoresheje ubwenge bwawe, ukirinda kuba wagira amagambo menshi uvuga, ukirinda. Buriya uko tuvuga turacumura, ibicumuro byinshi abantu bagira byinshi bigera ku Mana biba byaturutse mu kanwa kacu. Mu gihe urimo gusenga rero biragusaba kurinda umunwa wawe, ahubwo ukegerana n'Imana, ukayereka ibyo ushaka kugeraho, ukayereka icyatumye usenga, ukayereka ibibazo ufite, ukayitura agahinda kawe kose, ukayiganiriza, wirinze kugira amagambo usohora mu kanwa kawe ubwira abantu, wirinze hari n'abantu bajya mu masengesho ugasanga yabigize indirimbo, yabigize iki. Mu gihe wageze mu gihe cyo gusenga biragusaba kwituriza, ugafunga umunwa wawe, ugafokasinga ku byo ushaka kubwira Imana, ukayimanura, ukayiyegereza cyane. Mu gihe urimo gusenga rero naho uzajya urinda umunwa wawe.
Ibi bintu ngenda nkubwira nibyo mba nagiye nkorera ubushakashatsi mu by'ibanze, ni byinshi byose sinabasha kubivuga, ariko ngenda nkagukuriramo 10 by'ingenzi nkabikuzanira ahangaha kugira ngo mbikwigishe, kugira ngo bigire icyo byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngenda mbona abagaruka banshimira ati wampinduriye ibitekerezo, watumye nongera kwigarura icyizere, watumye nongera kuba umuntu. Izo komenti ndazikunda, ziranshimisha cyane, namwe Imana iyiba umugisha. Ahantu hambere rero uba ugomba guceceka ugafunga umunwa wawe, ni muri cya gihe urimo kumva abakuze, cya gihe umuntu mukuru arimo kuvuga, cya gihe umuntu mukuru hari ijambo ari kubagezaho, cya gihe umuntu mukuru hari ibyo arishaka kubasangiza. Icyo gihe ntabwo biba bigusaba kugira ngo wowe uvuge, biba bigusaba kugira ngo ufunge umunwa wawe. Icya mbere cyo ukoze uba ubashije kumwubaha, nicyo cya mbere uba ukoze. Icya kabiri uba ugiye gukura ubwenge mu magambo aba agiye kukubwira. Njya mbona abana benshi rero b'iki gihe tutajya duha agaciro iby'abantu bakuru, ugasanga hari abishyizemo ngo n'injiji zirasaza, ngo n'ibigoryi birasaza, ariko n'umusazi arasara akagwa ku ijambo. Uko yaba injiji kose akurusha experience yo muri ubu buzima, yaciye mu bintu byinshi byo nawe uzagenda ucamo. Ashobora kukubwira uburyo ki yabiciyemo, akabikubwira muri ubwo bwenge bukeya, wowe mu bwenge bwinshi bwawe ukabasha kuba wasesenguramo ikintu yari ashatse kukubwira. Abantu b'iki gihe rero, kuko abenshi baba bashaka kugaragaza ko ari abanyabwenge, mu by'ukuri ari ubujiji bw'abasumbye, baba bashaka kugenda bavuga ngo nta kintu bakigira ku bantu bakuze, ngo kuko ngo n'injiji zirasaza, ngo kuko n'abanyabwenge buke barasaza, ariko n'umusazi arasara akagwa ku ijambo. Niko Abanyarwanda bakunze kuvuga. Nimba umuntu mukuru rero arimo aravuga, biba bigusaba kugira ngo ufunge umunwa wawe, kugira ngo ubashe gukoresha ubwenge bwawe mu gutohoza ibyo ari gushaka kuvuga. Hari igihe bitewe no gukura n'imyaka, kuko uko umubiri ugenda usaza no mu bwonko harasaza, bitewe n'ukuntu mu mutwe hashobora kuba harashaje, hashobora kuba arimo arabivuga abitaragurika, agenda bicaho, cyangwa agahita abyibagirwa bitewe n'uko amaze gukura. Iyo urimo uramuvugiramo rero uba uri gutuma atakaza ibyo yashakaga kukubwira, kandi nawe biri kugeraho ntabwo uba uri kubyumva nk'uko yashatse kubikubwira. Biba bigusaba kugira ubuceceke, ahubwo ugenda utohoza akantu ku kandi ugakura mu byo ari kukubwira. Ndizera ko rero ibi bintu 10 bibashije kukugirira umumaro, wowe twatangirana iyi video tukayigerana ahangaha. Uri umuntu w'agaciro, uri umunyamuryango wacu. Imana ikomeze kuguha umugisha, ukande subscribe nimba utarayikanda, usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kugira buno bumenyi twaherewe ubuntu, natwe tuzajya dutangira ubuntu. Nizere ko bino bintu bigufashije, hari ikintu bigiye guhindura ku mitekerereze yawe n'imyumvire yawe. Reka duhure muri video z'ubutaha zinyura kuri PD Media. Thank you so much.